amategeko abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe uzayisenga Claudine mbere umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u This is what we've been waiting for at the dawn of forever. ndagira ngo mu gutangira iyi gahunda iduteranyirije aha banze nsabe abaherekeje Dieudonne ndetse na Claudine bamfashe tubanze tubashimire ku cyemezo cyiza bahisemo uyu munsi. Ariko namwe ndagira ngo mbashimire kuba mwitanze uyu munsi mukaza gushyigikira abana bacu, abana banyu. Ntekereza ko hari icyo bivuze mu by'ukuri. Ni ibisanzwe rero iyo abantu babiri cyangwa se barenze bifuza kugirana amasezerano, niyo byaba ari mu buryo busanzwe bitabaza abo twita abagabo cyangwa se abahamya bari buze kwemeza ko ibyo bagiye gusezerana babisezeranye koko. Ni niko bigenda mu gihe abantu bifuza gusezerana ku buryo bwemewe n'amategeko, umwe ashaka kuba umugabo undi ashaka kuba umugore, baza mu buyobozi bwite bwa leta bakagirana amasezerano. Ayo masezerano rero bagirana ashingiye ku ndahiro iteganywa n'amategeko iri mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ndetse no mu itegeko rigenga abantu n'umuryango. Ayo mategeko yombi cyane cyane niyo ashingirwaho kugira ngo abantu babiri bifuza gusezerana cyangwa se kubana babe babana, ariko nanone ibyo byose bikaza kwemezwa cyane cyane n'indahiro bagirana, indahiro iteganywa n'itegeko nshinga ndetse ikaba iri no mu itegeko nyine nababwiye rigenga abantu n'umuryango. Dieudonne rero na Claudine ntekereza ko mutahuriye mu nzira uyu munsi ngo muze hano kugira ngo musezerane, ahubwo ni ibintu muba mwarateguye cyangwa se nibyo mumaranye igihe. Bishatse kuvuga ko imibanire yanyu
uko mwifuza kubana cyangwa se uko mwifuza kuzaba mumeze mu rugo rwanyu, byose mwagize umwanya uhagije wo kubiganiraho. Ibyo rero twaba turi kuvuga byose, ntekereza ko ntacyo byaza kujya guhindura ku bitekerezo byanyu, ntacyo biri buze kujya guhindura ku byifuzo byanyu. Ariko nanone iyo abantu babiri cyangwa se barenze babiri bagiranye amasezerano, hakaba abahamya bo guhamya ko ayo masezerano koko yabayeho, abo bahamya bagomba kugira ibyo bamenya ku bijyanye n'amasezerano yanyu. Nari maze kuvuga ko igihe icyo ari cyo cyose ibyo twababwira byose mwebwe ubwanyu mudashatse kubishyira mu bikorwa n'ubundi ntacyo byamara. Bishatse kuvuga ko Claudine ndetse na Dieudonne ari bo bafite mu biganza byanyu uburyo mugomba kubana. Tekereza ko Dieudonne nta muntu n'umwe, nta nshuti yawe, nta mubyeyi wawe waguhatiye kujya gukunda Claudine. Na Claudine niko byagenze. Buri wese ni byamuvuye ku mutima, ni ubushake bwe. Bishatse kuvuga rero ko igihe icyo ari cyo cyose mushobora kuba mufite uburyo mwebwe mwifuza kubanamo. Ariko nanone iyo mwageze mu buyobozi bwite bwa leta, byanze bikunze mwumve ko hari itegeko ribahuza. Dieudonne nta burenganzira ufite bwo kwanga cyangwa se gukora icyo ushaka cyose kuri Claudine. Claudine nawe nuko bimeze, kuko mufite itegeko rigiye kubahuza. Iryo tegeko rero nkuko nari maze kubivuga, ni itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rishyiraho ko umuryango ari wo shingiro y'imibereho y'abantu, kandi uwo muryango ukaba ugomba gukorwa hagati y'umugabo umwe n'umugore umwe, bagashyingiranwa ku buryo bwemewe n'amategeko. Ari ibyo bigarukwaho mu itegeko rigenga abantu n'umuryango. Igihe icyo ari cyo cyose rero buri wese muri mwe ategetswe kubaha no kubahiriza amategeko. Turanabizi ko buri munyarwanda wese aho ari, aho ava akagera, buri muntu wese uri mu gihugu cy'u Rwanda ategetswe kubaha no kubahiriza amategeko y'u Rwanda. Ariko igitangaje ni uko ushobora kubaza umuntu niba azi amategeko ugasanga ntayazi, ariko wamubaza akakubwira ko ayubahiriza kuko niryo tegeko dufite. Kubera icyo ushobora kubahiriza ikintu utazi? Ubahiriza ikintu utazi kubera impamvu imwe gusa. Ubahiriza itegeko utazi kuko igihe icyo ari cyo cyose wishe itegeko rishobora kuguhana. Niyo mpamvu buri wese yigengesera kugira ngo ashobore kuba yakubaha amategeko, nubwo bwose ayo mategeko yose atayazi. Itegeko rigenga abantu n'umuryango rifite ingingo zirenga 300. Aka kanya ntabwo twajya kuzibabwira zose ngo muzanazifate mu mutwe, ntibishoboka. Ariko menya ko uhujwe na mugenzi wawe n'itegeko. Noneho ntabwo bikiri ubushake bwawe bwonyine. Ubushake bwawe bwaraje, murabyumvikana, ariko aka kanya mugiye guhuzwa n'itegeko. Igihe icyo ari cyo cyose rero ushobora kunyuranya na rya tegeko, nubwo bwose udashobora kuburizi ryose, umve ko itegeko rishobora kuguhana. Birasaba rero ko uko Dieudonne wari usanzwe wigengesera uri gukunda Claudine, noneho wigengesera birenze, kuko igihe icyo ari cyo cyose udashobora kwigengesera, ushobora guhura n'imbogamizi z'uko rya tegeko ryaguhana. Kandi ntekereza ko mutagiye kubaka urugo kugira ngo amategeko abahane. Buri wese rero mukurikije ibyo mwebwe ubwanyu mwiyumvikaniye, mugomba kurushaho kubana neza kugira ngo amategeko atazabahana. Nuko nabibabwiye, igihe icyo ari cyo cyose mbere y'uko musezerana, nta tegeko rihari ribahuza rishobora kubahana. Niba wanze Claudine uramwanze, niba wanze Dieudonne uramwanze, umwe aranyura aha undi anyura aha, nta kibazo na kimwe kirimo. Mu bijyanye rero n'iri tegeko rigenga abantu n'umuryango, cyane cyane ko turi abantu,
kandi Dieudonne na Claudine mwifuza gukora umuryango. Niyo mpamvu tuvuga ku itegeko rigenga abantu n'umuryango. Nshaka kugaruka ku bintu bigeze kuri bitatu gusa. Nababwiye ko buri wese afite uburyo yifuza ko urugo rwe rwamera, nuko utarabitekerejeho mbere yuko uza hano uyu munsi waba ugifite ikibazo gikomeye, ariko nzi neza ko mwabitekerejeho. Ariko kugira ngo ibyo byose mubigereho nuko mubifashwamo n'amategeko. Nuko nabibabwiye, igihe icyo ari cyo cyose uzakora ibinyuranije n'itegeko kandi wifuza ko urugo rwawe rwaba rwiza, byanze bikunze itegeko rizagwa. Icyo rero nshaka kugarukaho ni ikijyanye n'inshingano buri wese bafite mu rugo. Aza kugaruka ku kijyanye n'imicungire y'umutungo, kuko inshuro nyinshi bigaragara ko amakimbirane ashobora kuba avuka mu bantu cyangwa se mu muryango ashingiye ku gucu. Yewe aka kanya bakaba babana kandi bakaba babana neza, ariko hari n'abandi bashingiwe nk'uko mugiye gushyingirwa. Kandi ntekereza ko Dieudonne aka kanya utahaguruka ngo uvuge ko wanga Claudine. Ugiye gushyingirwa nawe kubera ko umwanga, ugiye gushyingirwa nawe kubera ko umukunda. N'abandi nuko bagiye babikora, ariko ugasanga ko mu mihana y'iwanyu hari izo ngo zashingiwe nk'uko mugiye gushyingirwa, ariko kugeza ubu ngubu babana mu buryo bw'amakimbirane cyangwa se batanabanye. Ese abo bantu nibura mwabafatiyeho isomo kugira ngo mumenye uko urugo rwanyu mugomba kurutwara? Abo babana neza mwabafatiyeho isomo kugira ngo nibura mumenye uko urugo rwanyu rugomba kugenda? Ariko niba mutari mwana bikora, muzabikore. Mutazamera nka wa wundi wavuze ngo nanjye ibyo ari byose ibyabo byaranyobeye. Namwe mushobora kuzagera muri cya cyiciro mukumva ko buri namwe byanyu byabayobeye. Hari urugero rwiza ushobora gufatira ku rugo rubanye neza, hari urugero rwiza ushobora gufatira ku rugo rubanye nabi. Ibyo ngibyo ukabigira kirazira kugira ngo ushobore kuba wagera kuri rwa rugo wifuza. Ariko nanone urwo rugo ntabwo uzarugeraho udashyira mu bikorwa inshingano ufite kandi uhabwa n'itegeko. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda kimwe n'itegeko rigenga abantu n'umuryango riguha inshingano nk'umugabo mu rugo, riguha inshingano nk'umugore mu rugo. Ariko icya mbere ni uko buri wese muri mwe agomba gutekereza kabiri. Wari usanzwe witekerereza wowe ubwawe nka Dieudonne, ibyo ujya gukora ukabikora wowe ubwawe nka Dieudonne, ibyo ujya gukora ukabikora wowe ubwawe nka Claudine, ariko ugiye kubana na mugenzi wawe utegetswe uhabwe inshingano zo kwitaho umunsi ku wundi. Birasaba ko witekerereza wowe ubwawe ko ugomba kwitaho, ariko ugatekereza na mugenzi wawe uburyo ugomba kumwitaho. Rero aho wakoraga gakeya ugiye kongera umuvuduko. Aho watekerezaga rimwe ugiye gutekereza kabiri. Igihe icyo ari cyo cyose utazabikora gutyo, byanze bikunze urugo rushobora kuzakunanira, kandi nirukunanira nyine nibwo uzaba uhuye na za ngorane zo guhanwa na ya mategeko azaba yabahuje, kuko mugiye guhuzwa n'itegeko nk'uko nabibabwiye. Mufite rero inshingano nanone yo gukomeza kubana neza n'imiryango mukomokamo. Inshuro nyinshi hari igihe gushyingiranwa kw'abantu babiri bishobora kuba intandaro y'uko umwe mu muryango cyangwa se imiryango yanyu yombi baturutseho mushobora kwitezamo amakimbirane. Dieudonne ukumva ko uyu mwanya ushatse Claudine, ukumva ko Claudine atazongera gusubiza amaso inyuma ngo ajye kureba ababyeyi be, cyangwa se ukumva ko mu bushobozi bwose muzaba mufite muzajya mureba ku muryango wawe gusa wa Claudine mukawibagirwa, cyangwa se muzajya mureba kwa Claudine gusa uwawe mukawibagirwa. Itegeko yitaho mu bushobozi mushobora kuba mufite. Itegeko nanone ribaha inshingano yo kwita ku bana mushobora kuzabyara nimuramuka mubabonye. Tekereza ko inyungu ya mbere ushyize imbere ari mu biganiraho, mukaba muzi ngo ese mu bushobozi dushobora kuba dufite aka kanya dushobora kubyara abana bangahe, dushobora kwitaho neza, dushobora kubonera ibibatunga, dushobora kubonera amashuri meza, dushobora kubonera imyambaro myiza, dushobora kwitaho mu buvuzi, mu buryo bwose bushoboka abo bana mukabitaho uko bikwiye. Igihe icyo ari cyo cyose rero
waba utitaye ku mwana wawe, ejo cyangwa ejo bundi tukamusanga mu muhanda, cyangwa ejo bundi tukamusanga ari we ugenda utukana atagira ikinyabupfura, byanze bikunze wumve ko inshingano wakagombye kuba ushyira mu bikorwa uhabwa n'itegeko utayubahiriza. Buri wese nanone afite inshingano yo kubana neza na mugenzi we, atamuhemukira, akamufasha kandi akamutabara mu byago ibyo ari byo byose yaba arimo. Dieudonne urebe neza Claudine uko umuzanye ameze, ariko ejo cyangwa ejo bundi ashobora kugira ikibazo gituma na za nshingano turi kugenda tubabwira adashoboye kuzishyira mu bikorwa. Wowe ukumva ko aho kugira ngo umufashe mu rugendo arimo, ukumva ko ugomba kujya gushaka undi Claudine ugufasha gushyira mu bikorwa za nshingano. Siko itegeko ribiteganya. Igihe icyo ari cyo cyose Claudine yagize ikibazo, igihe icyo ari cyo cyose Dieudonne yagize ikibazo, uba ugomba kumuba hafi ukamufasha mu byo ibyo ari byo byose arimo, kandi ntabwo ugomba kumuhemukira mu buryo ubwo ari bwo bwose. Buri wese rero agomba kumva cyangwa se agomba guhora azirikana ko afite iyo nshingano. Mufite inshingano nanone yo gushaka ibibatunga. Dieudonne ntumve ko uzanye Claudine akaba wenda yari afite ibyo akora bishobora kuba bimwinjiriza amafaranga umunsi ku wundi, ukumva ko ari we wenyine ugomba kuzatunga rwa rugo rwanyu. Urugo rwanyu mwembi mufite inshingano yo gushaka ibirutunga, kandi ku bushobozi buri wese afite. Ntabwo aka kanya Claudine ugiye gushaka Dieudonne kugira ngo umunigire aho umuhogo utari. Wanyu wari usanzwe urya ibishyimbo n'imyumbati, none ugiye kwa Dieudonne uzi neza ko acuruza amavuta, agacuruza ibirayi, agacuruza inyanya, ukumva ko buri munsi uzajya urya isosi ni firiti. Mugomba kubaho uko ubushobozi bwanyu bungana, ariko nta n'umwe ubangamiye undi. Itegeko ribaha nanone inshingano yo kuyobora urugo rwanyu mufatikanije. Dieudonne ntiwumve ko uri umuntu w'ingagari ubyibushye cyane, wumve ko ubuyobozi bwose bw'urugo, ibyemezo byose bigomba kugenga urugo rwanyu ari wowe ugomba kubifata, cyangwa se ari wowe ugomba gufata iya mbere kugira ngo ibyo ari byo byose byanyu bishyirwe mu bikorwa. Kugira ngo iyi nshingano muyigereho neza, nuko mugomba kuganira. Birashoboka ko ufite icyifuzo kimwe, Claudine akaba afite ikindi, ariko nimutabihuriza hamwe ngo mubiganireho, byanje bikunze ubuyobozi bw'urugo rwanyu bushobora kutazakunda. Kugira ngo rero umugabo gute mu rugo rwawe, uraza kuba umugore gute mu rugo rwawe? Claudine, nundi kubaza, uraza kuba umugore gute? Uraza kubaha Dieudonne, nta kindi. Uraza kumwitaho gute? Uraza kumushyigikira mu byo akora, nta kindi se? Uraza no kumugaburira, sibyo? Uraza no kumufurira, sibyo? None se numwubaha, ukamumesera, ukamufurira, ukamugaburira, uzaba ubaye umugore? Ubundi waba uri umugore kuva kera. Dieudonne, uraza kuba umugabo gute? Inshingano nazikubwiye ni izihe? Kwita ku mugore wanjye, guharanira iterambere ry'urugo, kumwubaha no kumwubahisha mu bandi. Nugenda ukagura ibyo kurya ugashyira mu rugo, ukagenda ugashaka ugahaha amasambu, ukagura amamodoka, ukagura amazu, uzaba ubaye umugabo. Niryo terambere ry'urugo. Hari n'ibindi umuntu agomba gukora. Ibihe bindi? Kwita ku rugo. Barwitaho gute nyine ko ari cyo ndi kubaza? Nubahiriza inshingano z'urugo. Uraza kuba umugabo kubera ko Claudine yemeye kumuryama.
uraza kuba umugore kubera ko Dieudonne yemeye ko muryamana kandi nicyo mutegereje mu kandi kanya, ariko kugira ngo mugitungure mukivuge shwi. Iyo niyo nshingano inabafasha no gushyira mu bikorwa izindi nshingano izo arizo zose. Igihe icyo ari cyo cyose rero wabaye Claudine w'umugore, wabaye Dieudonne w'umugabo, ariko mubihawe n'itegeko kubera ko mwafashe ku ibendera ry'igihugu mugasubira muri ya ndahiro, mwibuke ko nawe ubwawe ugomba kuba umugore, nawe ubwawe ugomba kuba umugabo, kandi ukaba icyo uri cyo ukigizwe na mugenzi wawe. Ntabwo noneho uri buze kukigerwa n'itegeko. Tekereza ko Claudine Dieudonne najya mu rugo akaguhahira akakwitaho ibyo ari byo byose, ariko ntimuryamane nk'umugabo wawe, ntabwo uzishimira Dieudonne nk'umugabo. Yewe n'ibi ngibi byose tuvuga ntabwo ushobora kuzabishyira mu bikorwa uko bikwiye. Buri wese rero ibyo akora ajya azirikana gusiga umwanya wo kuza kuba umugore mu rugo, uzajye uzigama umwanya wo kuza kuba umugabo mu rugo, kuko iyo nshingano uburyo butatu bujyanye n'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Itegeko nanone rikavuga ko abagiye gushyingiranwa bahitamo uburyo bumwe, ubwo buryo bumwe akaba ari bwo bubafasha mu bijyanye n'imicungire y'umutungo wabo igihe icyo ari cyo cyose bazaba babana. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange, ni uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, aho abagiye gushyingiranwa biyemeza ko umutungo umuhungu afite, umutungo umukobwa afite, bawushyira hamwe bakawucungira hamwe, ndetse n'umutungo bazagira guhera umunsi babanye bagakomeza kuwucungira hamwe. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo muhahano, ni uburyo bw'imicungire y'umutungo, aho mwiyemeza ko muzavanga gusa umutungo muzahaha guhera umunsi mwabanye ku buryo bwemewe n'amategeko, naho umutungo buri wese yari asanzwe atunze agakomeza kuwucunga ku giti cye. Cyakora itegeko rinavuga ko igihe icyo ari cyo cyose mwahisemo ubu buryo, buri wese agaragaza umutungo azicungaho ku giti cye, uwo mutungo ukandikwa mu bitabo by'irangamimerere. Igihe icyo ari cyo cyose byagaragara ko umwe muri mwe cyangwa se mwese buri wese ari gucunga nabi wa mutungo yahawe gucunga ku giti cye, ubifitemo inyungu, ubwo ni umugabo cyangwa se umugore, afite uburenganzira bwo kugana inzego zibishinzwe kugira ngo asabe ko wa mutungo uri gucungwa nabi ugira uburyo ucungwa. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye, ni uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, aho buri wese umutungo afite ndetse n'uwazagira awucunga ku giti cye, buri wese akigenzura. Ko kugira ngo mushobore kuyobora urugo rwanyu ari uko mufata umwanya wo kuganira ku bijyanye n'imibereho y'urugo rwanyu. Ndagira ngo n'ubundi mbahe akanya gatoya muganire, muze kutubwira ngo uburyo duhisemo ni ubu ngubu. Numara gufata ako kanya mukabiganiraho mukabyemeranwa, murahaguruka muhindukire murebe imbaga mwazanye, kuko nibabera abahamya b'ibyo mugiye gusezerana, mubatangarize uburyo mugiye gucungamo umutungo wanyu. Nabahaye akanya ngo muganire. Ivangamutungo risesuye. Ariko ufite ikihe kibazo kuri kwihuta cyane? Ibyo nababwiye mwabyumvise se? Yego. Niba mwabyumvise mubikore. Turasezerana ivangamutungo risesuye. Ngiye kuvuga ntubishyire muri kamera, wenda nuko mwanze kubasebya, ariko ibyo ntaho biba. Ivangamutungo risesuye nagize kurivuga se? Ivangamutungo rusange. Ivangamutungo rusange.
ubuse mwebwe mwari mubashimiye iki biri ese nabwiraga ababonyine cyangwa namwe mwari kumviraho ivangamutungo rusange ni iki? uzi kuvuga? usanzwe uzi neza kuvuga? uvuga neza? nunagera iwawe ijwi ryawe rizahore riri hasi ririzazamuka. ivangamutungo rusange uvuze ko ari ukuvanga byose, ebyo ubuse ufite iki ugiye kuvanga? rero ufite iki ugiye kuvanga? ibi ntabwo mbibabwira kugira ngo wenda buri wese antondorere ibyo atunze kuko ntacyo najya kubimaza, ahubwo no kugira ngo tubahe urugero mukwiye kuba mukoreraho. buri wese agomba kwereka cyangwa se kubwiza mugenzi we ukuri. mumaze gusezerana ivangamutungo rusange ni na byiza cyane rwose, ariko ibaze Claudine yakubajije ngo ariko se utunze iki? arabizi, urasetse, urabyihura mwihoreye. arabizi, arabizi, simbizi, ibyo ni ibyanyu, nibyo ndi kubabwira. icyo tuba dukeneye ni uko buri wese abwiza mugenzi we ukuri. ntekereza ko ejo cyangwa ejo bundi usanze hari umutungo Claudine atunze utazi, mwarasezeranye ivangamutungo rusange, byaba ibibazo. ni kimwe n'uko nawe byaba ibibazo mu gihe icyo ari cyo cyose uzasanga Dieudonne afite umutungo utazi kandi mwarasezeranye ivangamutungo rusange. ntimutekereze ko hari ahandi ibibazo biri, ni aho ngaho. buri wese rero tumusaba kwicara akabwira mugenzi we ukuri. icyo ngira ngo nsorezeho nicyo nise kirazira, cyangwa se mu kinyarwanda baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. hari ukubwira ngiye kubwira ibintu bitatu bizagufasha kugira ngo uzagire urugo rwiza nka Dieudonne, kugira ngo uzagire urugo rwiza nka Claudine. icya mbere, muzaganire. ibintu ibyo ari byo byose muzajya gukora mu rugo rwanyu muzabiganireho, kuko urugo rutarimo ibiganiro byanze bikunze ntabwo rugera ku byo rwifuza. icya kabiri, muzubaha amategeko. igihe icyo ari cyo cyose utazubaha itegeko rizaguhana, kandi nk'uko nabivuze ntabwo Dieudonne ugiye kubana na Claudine kugira ngo amategeko aguhane, kandi itegeko riramutse riguhannye uri kumwe na Claudine, n'ubundi Claudine waba usigaye ntabwo yaba asigaye yishimye. icya gatatu, buri wese azubaha ukwemera kwe. kwemera kwawe nka Dieudonne kugutegeka gukunda umugore wawe umwe. aka kanya ugiye kurahira uvuga ko Claudine ari we mugore wawe. turabizi wari usanzwe ufite abandi bakobwa benshi mukundana, kandi na Claudine arabizi. ariko abakobwa bose ntabwo tukubwiye ngo bange kuko uzanye umugore, ahubwo bakunde urukundo ruri munsi y'urwa Claudine. Claudine, ubaha umugabo wawe kuko nicyo cyonyine utegetswe. abagabo bose aho bava bakagera bakunda kubaha. abagore bose aho bava bakagera bakunda gukundwa n'abagabo babo. umugore ashobora kurara ubusa ariko kamwereka urukundo, byanze bikunze akumva ko anezerewe. igihe icyo ari cyo cyose rero mutazabana muri ubwo buryo, muganira, mwubaha amategeko, mwubaha ukwemera kwanyu, byanze bikunze urugo ruzabayobera. muzamera nka wa wundi wavuze ngo nanjye byaranyobeye. hari ikindi mwifuza ko mbabwira? ibyo mbabwiye nibitazabafasha, muzafashwe n'inama z'ababyeyi banyu, muzafashwe n'inama z'abavandimwe, muzafashwe n'inama z'undi muntu uwo ari we wese mwifuza ko yagira uruhare mu buzima bwanyu. ariko nanone aho ngaho muzashyireho ikibazo. muzagisha inama umuntu mubona ushobora kubagira inama koko, kuko ushobora kujya kugisha inama ufite ikibazo kimwe cyangwa bibiri ugatahana bitandatu kuko wasanze afite bine. muzagisha inama umuntu mubona ushoboye kuba yabagira inama. igihe icyo ari cyo cyose rero ntekereza ko nk'uko natangiye mbivuga, buri wese afite uburyo
yifuza ko urugo rwe ruzamera. Ibyo ngibyo muzabifashwa cyangwa se bizakomera cyangwa se bizabaho kubera ikintu kimwe, buri wese nuko azabigiramo uruhare. Urumve ko uzanye umugore, wumve ko akazi kawe karangiye. Urumve ko ushatse umugabo, wumve ko akazi kawe karangiye, ahubwo nibwo kagiye kuba kajya gutangira. Dieudonne, urumva ugishaka kubana na Claudine byanze bikunda? Claudine, nawe urumva ugomba kubana na Dieudonne nk'umugabo wawe? Ngaho ndabibemereye nimusohoke mutahe. Genda ubaye umugabo, nawe ugenda ubaye umugore. Sawa? Sawa Dieudonne? Turanasezerana imbere y'amategeko. Murasezerana, ntimwasezeranye z'amategeko sinababwiye. Twavuze ko kugira ngo ube umugabo wemewe n'amategeko nuko usubira mu ndahiro iteganywa n'amategeko. Ibyo twakubwira byose ugasohoka hano utarahiye, ntabwo waba uri umugabo, ntabwo waba uri umugore. Ndagira ngo rero muhaguruke mwegere ibendera musubire mu ndahiro. Maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Uzayisenga Claudine umbere umugore, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Uzayisenga Claudine, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe HAKIZAYEZU Dieudonne umbere umugabo, tukazabana uko amategeko umbere umugabo, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Maze kumva amasezerano ya HAKIZAYEZU Dieudonne na Uzayisenga Claudine bagira imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva
HAKIZAYEZU Dieudonne na UZAYISENGA Claudine bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Mumaze gusezerana muhabwa icyemezo kigaragaza ko mwasezeranye ku buryo bwemewe n'amategeko, ndagira ngo mwegere ijuru tukibashyikire. Mu gusoza rero n'ubundi ndagira ngo nshimire Dieudonne ndetse na Claudine, bavuye mu cyiciro kimwe bagiye mu kindi cyiciro. Uko musoje icyiciro cy'ubugaragu mwabitwaye neza, turifuza ko n'icyiciro mugiyemo mwakitwaramo neza. Ariko baravuga ngo kubaka urugo ntabwo ari imikino. Niyo mpamvu dusaba ababyeyi banyu, inshuti n'abavandimwe babaherekeje gukomeza kubaba hafi mu bihe mutangiye. Ariko nanone tunabifuriza urugo rwiza, urugo rw'amahoro, ituze, umutekano ndetse n'iterambere. Murakoze mugire umunsi mwiza. We can stand on this ground so sure. This is what we've been waiting for.
ubundi niba ari ibanga waruranze wiki uhisemo kugenda rero uzamu yego urakoze cyane iyo mwateguye umukecuru muyimuhe kandi nawe wese ariko washimire uko Imana yarabarize kugeza muri iki gihe abatwaye impano ya tante fiyete ya fiyete bihuta mu banguke na tante rose nawe araza kuba yabageze bugufi urakoze cyane umubyeyi mumushimire yareze neza kandi agomba ku impano nziza yego abafite impano ya mukecuru bayizane barakoze cyane mahoro papa marine nawe yegere hino sawa abakobwa bari kubona abaganga begere bugufi dusabe rero utangiza impano yegere hino nawe atangiza abakobwa baje bashengereye umugeni kugira ngo ducunguze umwete ubukwe n'umugeni banyemerere bagane muri ibi byibo kugira ngo nta muntu nta mukobwa ariko gutora ni muri buri z'abakobwa avuga igihe cy'iteka biyaguhanza barishima nabaye intwari ndetse be ubwari bwiza butapapira iseko bayigezamo amashanyarazi wacana igihe kirekire Dieudonne ushatse umugore bwiza negative zuba rigeze icyuke mu gihe cy'ubwo tayari you have found the best of the world a good reputation for the man isn't it Dieudonne undukire umufasha wawe niba ubitwemeye ushaka kumena akamuzi ukabwira abantu bayibaye bamuguhaye basezeye basigaye bari konservateri icyo twita high risk zone abageni bacu babibonera nziza batoza umuco ababyeyi bibarutse Claudine papa na mama banyemerere ushinzwe impano nawe twateguye agatambwe yihuse akibira hano Claudine nyuma y'uko umubyeyi wakomeje Dieudonne ni papa teguriye maze tukagaza ikigo cye kubw'icyubahiro abagomba nanjye kubikora aragira ati nawe reka no kugushimira imbere y'imbaga y'abantu uri umugabo w'intwari wavunitse imbere nyinshi ukora ijoro n'umunsi ushakira ubuzima bwiza buri kenshi wongere ujye wigeze ubona umwanya wo kuruhuka wajya wigeze ubimba n'umunsi bumwe ngo nta jisho rimwe ntacyo bigeze bifuza bakuri iruhande icyo utabahaye n'icyo utari ufite kandi bajya kumutuma akakurerera ubona urukundo utanze akabagirwa abandi ukaba utazongera kubona hafi mu rutugu ahubwo ukabandeye gushyikirije aragushimira ko wabaye umubyeyi mwiza aragushimira ko wakwitayeho aragushimira ko wamuhaye umukoro yakugeze n'impano y'umudari aho gutariza ariko ati nawe icyo ni ikimenyetso cy'ubutwari utwita neza icyemezo sekunga yawe yavuga mu masakosheka yawe gusakira kigiye ukamukuyakuya ukamukuyakuya ukamusigasira ukamusibagiza ukamubwiza mu z'ubwenge ni ukuri ntushobora kumva ibyo azavunya kwigana ngo bizakuhe uburyo agomba kubaho mu buzima arabyibuka cyangwa amwitayeho kenshi gashoboka ngo igihe byari bigoye banyemerere baseruke umunyarugendo tasiye banyemerere baseruke biri hano hafi umunyarugendo tasiye mwayamushyigikiye cyane ngo mwamutenga mu bitugu bamushyikiriza n'indi mpano wowe tuje irarira n'umufasha we mama bicu munyemerere mutera agatambwe biri hano hafi banyemerere bigire hano hafi kandi banezerwe n'impano ya mbere yanditseho amagambo yanditseho ko ineza mwamugaragaje umutima wahora yizirikana hari n'indi mpano yabateguriye yibashyikiriza bakazirikana ko umukuru yamubereye muri yamubereye itara umugira inama
umubyeyi nyamutwe mwese nanyemerere atera agatambwe icyo Imana yamuteguriye ntabwo bari reka yibuhereze abatabazi bazi ko muri iyi mpanga dore ko mutandukanye yari kuri sinyatire naho no kuri banki ubundi wajyayo ngo dore ko wari wamuhaye akazi bwa mbere wihanganira amakosa ye menshi yagiraga icyo gihe ngo ukamuba hafi ukamutoza ukamwereka uba neza ntacyagushimije munyemerere mama umubyeyi mwiza ngo aragushimira papa Blaise kugira ngo papa Blaise akaba nyirarume wa Dieudonne nabo banyemerere barashyikiriza impano wajya kuguruka kwitwa wakubereye umubyeyi mubere inshuti magara isanzuraho mama Clemence uhaye ibintu byiza udashobora byo kwibagirwa mu buzima marene mukuru anyemereye yigire hano hafi umubyeyi mwiza turabona afashe umwanya mwinshi ariko yisegura by'umwihariko umukwashimira excellent imbere y'imbaga y'abantu ukuntu yamuhaye icyaka cy'urukundo akaba kandi ashaka no kumusezera amubwira ati bayi bayi avuye mu buzima bwa gisore agiye gushinga urugo rwe yigire hano imbere ex-we Gasaro Jolie Janice yemera biragoye gutandukana n'umukunzi akamusezera imbere y'imbaga y'abantu bangana kuno ariko yemerera bigire hano hafi ariko mukubwiye ngo wihangane byasheri na shushu nagoye ariko ntabwo azongera kukubona ntabwo azongera kukubona ngo gusa n'umuhenshi wawe wakubonye yifunguye ariko yihangane. You are the one, girl, and you know that it's true. I'm feeling younger every time that I'm alone with you. Ubukwe hari abafite ingendo ndende hari abajya bugufi ariko data twese uturinde kugira ngo tudasitara kandi saba umugisha buri wese azibwiriza kandi tugushimiye ibirangiye tukuragije ibiri imbere kugira ngo byose bizakomeze kuyoborwa nawe byambaje mu izina rya data twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera. Amen. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heart. You pray for me, promise this be the last to kiss my lips. Dancing up, let it go. Dancing up, let it go. Dancing but. From the wild for now, yeah, 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 yeah. Everybody loves the things you do, from the way you talk, 'cause. to the way you move.
Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I? Uwiteka Mana Nyiringabo, mu gitondo cyiza cy'uyu munsi turagushimiye cyane. Tugushimiye ubu bukwe bw'abana bacu bwongeye gutangira kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka w'2021. Tugiye kugenda utujya imbere, gahunda yose y'ubukwe iyoborwe nawe, teshe gaciro imigambi y'abadayimoni yaza kubangamira ubukwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turasabye cyane ngo ubu bukwe buze kuba ubukwe buvuze ubutumwa, buze kuba ubukwe buhesha Imana icyubahiro, kandi twiringiye ko ibikwiriye byose bikorera kwesha icyubahiro mu izina ry'umucunguzi mwiza wacu Yesu Kristo. Amen. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left. Bageni bavandimwe Dieudonne HAKIZAYEZU na Claudine UZAYISENGA muje mu ngoro ntagatifu bwa isakaro ryo gushyingirwa. Irizi umuryango w'Imana bakiranye urukundo, yishimiye guhimbaza no gutagatifu iryo sezerano mugiye kugirana ryo kuzabana muri Kristo mudahemukirana. Imana niyo soko y'urukundo, niyo yateye mu mitima yanyu urukundo kandi rwakwiyongera, niyo abahuje bageza ku byishimo by'uyu munsi. Muje kwishimira no kwiyemerera imbere y'ikoraniro ry'abakristo ko mushaka kuzabana iteka. Muje kwisaba umugisha uwo mubano wanyu no gusendereza inema yayo mu rugo rushya mugiye gushinga. Niyo mpamvu rero twese abateraniye hano kandi dutega amatwi ijambo ry'Imana ritwibutsa ko gushyingirwa Kristo ari isezerano ry'abashakanye, rishushanya isezerano rishya kandi rizahora witeka Kristo agirana na kiliziya ye. Bakiranye rero ibyishimo ku munsi w'ubukwe bwanyu, izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. I've got some blessings that I don't deserve. I've got some scars, but that's how you learn. It's nothing short of a miracle. I'm here. I think it over and it doesn't add up. afata rumwe mu mbavu ze maze asubiranya umubiri. Urwo rubavu uhoraho Imana avanye mu mugabo akoramo umugore, umugore amushyira umugabo. Umugabo ariyamira aravuga ati noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye. Uyu azitwa umugore kuko mu mugabo ariho avuye. Nicyo gituma umugabo asiga se na nyina akizirika ku mugore we bakaba umubiri umwe. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu n'abandi Yes.
bamwica batese birebire ku mugabo yasenda umugore we ku mpamvu ibonetse yose. Arabasubiza ati mwasomye ko kuva mu ntangiriro rurema baremye umugabo n'umugore, kandi kavuze ati nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina kugira ngo yimikire umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe gusa. Bityo rero baba bakiri babiri ahubwo baba umubiri umwe. Nuko rero icyo Imana yafatanyije mu runaka gitandukanye. Baramaze batari kose n'iki gituma umusazi yize gutanga urwandiko rw'isenda mbere yo kwirukana umugore. Arabasubiza ati mu mutima yumva idashoboka watumye musa bemerera kwirukana abagore banyu, ariko siko byahoze. Nawe zibabwiye ko umuntu wese wirukanye umugore we, ndetse iyo babanaga bitewe n'amategeko kandi akaza n'undi, aba asambanye. Iyo niyo by'ukuri rero navugaga ni Dieudonne, ubukwe bwiteguye kuva kera. Nanjye nzanira umuvandimwe Claudine niyo wakinnye muri Dieudonne nanize nigere wakinnye muri mu wa metodiste dini y'abakinnyi n'abadivugaga, ariko icyo gihe yamuzaniye nawe, none turamufasha gushakira umuntu umwigisha kugira ngo basangire kwemera, kandi n'abana bazabyara bazabara nk'imbuto z'urukundo rwabo kugira ngo bazashobore kubarera mu kwemera. Iki rero nacyo ni icy'agaciro. Twari abantu benshi bajya gushyingiranwa bagakora imibare, wese wanga agakora imibare, ati mutaza ndetse nzaza, nuko batangira kubwirana batyo, ariko Claudine nawe muri ibyo bintu byo gushimira cyane. Iby'agaciro gakomeye. Washatse gusangira kwemera kumwe n'umugabo wawe, washatse gusangira kwemera kumwe n'abana bawe, byose bazavuga, kandi turabyizeye. Turabyizeye ukuri, kuko buri muryango n'abana. Umuryango n'abana, umuryango utabyara, havukamo ibibazo, umuryango utabyara, nyine utangiye kuba ikibazo bwawe, kuko ababyeyi bisa abana babo, ababyeyi bisa umwana babyara Imana, Imana ni intango cyane. Ibyo rero tuba tugomba kubisaba, icyifuzo cyanyu, icyo cyifuzo cyacu, ababyeyi babakunda, natwe twese tukabasabira kugira ngo uwo mubano wanyu were imbuto, imbuto z'urukundo rero urubyaro. Duhereye kuri aya masomo atatu y'umunsi tuzirikana c'est une complémentarité, ni ubwuzuzanye. Imana ashobora kumuvana ahandi ikamubwira mu muhanda hirya no hino ko tugomba mu masomo atagatifu, ariko Imana yafashe no mu mbavu z'umugabo iruvanamo, irukoramo umugore. Nuko imaze kuroha, imaze kumenya umugore, twumvise Imana yaremye byinshi, twumvise icyifuzo cy'umugabo. Umugabo Yesu avuga ati, umugabo ariyamira, Yesu yiyamira aravuga ati, noneho dore gufite mu magufa yanjye, n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye, yazinze umugore ko mu mugabo ari wavuye. Iyo tubisomye mu ndimi z'amahanga, njye nize mu rurimi rw'Igisipanyoli n'ubusanzwe, nize muri Esipanye 11, niga seminari nkuru niga natuka. Ni ukuvuga ngo bisome mu Gisipanyoli, ugasoma ngo el varón de la varona, varón na varona, muri Swahili, el varón na la varona, varón na varona, uhita wumva iryo sano. Imana nagiye gusobanura mpuzamuryango mu Kinya, no kubaza abana n'ibite, babibaza ibishobora. Ni murabona ibyo ari cyo mvuze, wenda nibaje byinshi, babaza kubabona nta kigenda kuba baje atari cyiza, ndababaza ndetse kuba murabona ibyo ari cyo mvuze, ikibazo cyane. Hazabona amakanda gato cyane gato kakagira umubiri, kazamuka kitarambwira.
twasomye uyu munsi ni ibikurikira umutwe wa 19 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9 ni ukuva ku murongo wa 10 kuzageza ku murongo wa 19 n'igisubizo cy'umwana cy'iki kuko ni ibikurikira hariya twasomaga kuko niho batubwira ibirebana Matayo 19 umurongo wa 10 kuzageza ku murongo n'ubwo twafata kugeza ku murongo wa 12 biba byumvikanye udashaka kureba imayifu udashaka kureba imayifu tubisanga mu ibaruwa yandikiwe abanyefezi mu kwa 5 umugabo agomba kubana n'umugore umugore akubaha umugabo kandi umugabo akubaha umugore hanyuma umugabo akamagarirwa gukunda umugore ariko n'umugore akamagarirwa gukunda umugabo izo nshinga zombi iyo ubisomye kwa Paulo kugira ngo umugore agomba kubaha gusa umugabo agakunda oya byombi ni ibikorwa ngira umwe abikorera uwundi umwe akunda undi akamukunda umwe yubaha undi akamwubaha turi no muri jenda muri bihe turimo bavandimwe rero ibyo nibyo tubasabye kugira ngo muzuzaye Dieudonne wishimye yarashatse umugore ugwiriye cyane cyane kwezi kwawe tubwiraga uhoraho umuntu ariko umuntu ntiyabonamo ibiremwa byose badusomeye twatega amatwi ariko umuntu ntiyabonamo umufasha wabwira Dieudonne urakuze uzi icyo ukora unyure mu bwoko bw'iki nyuma y'ubuzima wabayemo bwose numbwira ngo kandi ngo ni ukuri ko wabaye ibiki n'ibiki uyu mukobwa niwe wa mbere namenye wenyine urasubira muri penetensiyo niba wari mbere nawe Claudine hano tubeshye ngo Dieudonne niwe wenyine ngo ni ukuri kw'Imana ibiki n'ibiki kwipfusha nawe ushobora kuba abanye abandi basore ariko ubu Dieudonne ni umugore w'umugabo ukwiye Dieudonne nawe Claudine ni umudamu ukwiye ni ukuvuga ni ukuri ubu nta kindi umuntu usanga n'umugabo n'umugore nyuma yo gushyingira mu buyobozi bwite bwa leta ariko uyu munsi nimwe mukwiranye mugiye no gutangira gusangira ikiryamo cy'uyu munsi ofisiyelo kuko ubu mu minsi ishize nzi ko mwatangiye kwiga kera ntawe bivuga ariko mu minsi ishize iyo uza kugira ibyago Claudine agatwita Claudine yashyiraho bya bikanda agahishakisha akishonjesha ariko mu minsi imbere w'ejo natwita azajya agenda ayigaragaza Claudine asoma uzigero umugabo wawe arazwi nawe azi umugore we sibyo nuko ibintu bimeze rwose nuko bimeze ntabwo biciye umuhanda nuko rero impamvu rero tubaye umunsi nyamata twazirikana muri ubukwe bw'uyu munsi nayo ufite ibintu bibiri bishingiraho ibintu bishaka kutwigisha ni propriete z'irangira isakaramentu ibintu bibiri birangira isakaramentu icya mbere ubumwe bw'abashakanye Yesu Kristo yavuze ati bityo rero ntibaba bakiri babiri ahubwo baba umubiri umwe icyo gikorwa nabaza avuga haruguru nicyo gituma ngo umubiri umwe igikorwa mukora mutiba ntawe mwishisha ntawe mwikinga kubera ko ari Imana ubwayo ari Kiliziya ubwayo ari ababyeyi ubwayo ubwabo ari na igihugu cyacu ubwacyo ubuyobozi bwacyo babibahereye uburenganzira umubiri umwe yo kubera iyo acte conjugale murakura ukaba umwe ugasangira byose ugasangira ibyishimo ugasangira iyo plaisir ugasangira ndetse n'imibabaro yazo ukayisangira ariko mugiye gutangira gusangira igisenge kimwe usangire icyumba kimwe usangira umubiri umwe officiellement ubumwe bw'abashakanye cyangwa se unité du mariage propriété ya kabiri rero ni ugutatana kw'abashakanye ubu muraba minisiteri y'isakaramento iyo ugiye uri kumwe nawe uyu munsi tuze kubikoresha barabidorangaje mu byo kuvuga ngo ngerashyingiwe na padiri kanaka ngo ngerashyingiye abageni aba nabo ugiye nko kuvuga abageni babo ba minisiteri y'isakaramento amagambo ugiye kwivugira uyu munsi ntiyagoye ugiye kubitiremeye kubera umugore nawe ugatiremeye kubera umugabo isi ishobora kubavugira nyuma mugiye kubyivugira nubwo rero ufite kompetanse yo kugira ngo mube umubiri umwe kandi gusezerana iteka kuvuga ni mubwira ariko mugiye kuba iteka ryose kugeza gupfa bavandimwe ntimushobora kuduka na rimwe igitondo na kimwe keretse mugize mu
umugisha mwororoke mugire abana kandi turyoherwe n'uko natwe tuzatubasabira ababyeyi natwe twese turabibisheje nyagasani Yesu kamere igihe rero gukurikizaho sakramento yo gushyingirwa urongera umusabe wegere hariya imbere hariya gupfukama. Bavandimwe tumaze kumva icyo Imana itubwira ku byerekeye abashakanye none rero abageni Dieudonne na Claudine baje mu kiliziya kugira ngo urukundo rwanyu rwemerwe n'Imana imbere y'umusaserdoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakristo. Urwo rukundo mufitanye Kristo aruse rushaka kubera isakaramentu mugiye guhana kugira ngo mwebwe yatagatifuje kubw'abatisimu ushobore kubana iteka mudahemukirana kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu imbere y'ikoraniro ry'abakristo shaka ko bazamurikwa mutekereza mu mutima wanyu yerekeye isezerano mwifuje kugirana none. Muje gusezerana ku bwanyu bitarimo agahato gaturuka ku bandi ni ku bwanyu. Murashaka gusezerana na Kristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mirimo yanyu yose mudahemukirana. Muzi ko abashakanye bagomba kwakira mu rukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarera Kristo. Murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara. Murabizi. Maze imbere y'Imana na Kiliziya umwe abwire undi isezerano rye. Njyewe HAKIZAYEZU Dieudonne nemeye ko wowe uzayisenga Claudine umbera umugore kandi musezeranyije ko ntazatandukanye mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba waba ubuzima cyangwa urwaye ku buryo uzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa. Imana nyir'ubuntu budashira nikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya kandi basenzerezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yafatanyije umuntu ntabwo gitandukanye. Abagore bamaze gusezerana none musenge mucece muzirikana ubuntu Imana. Izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze uzihe umugisha wawe kugira ngo abangaba Dieudonne na Claudine bagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe bagume mu mahoro yawe maze bazabagire abakundana.
tubisabye bwa Yesu Kristo umwami wacu. Claudine uzayisenga impeta nkwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo. Akira impeta nkwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Abavandimwe tumaze gushyingiranwa nawe none rero musakirane ko Kristo yakunze Kiliziya ye. Igihe mwabiko twese rero twaje dusengera mukadusengera abageni bacu. Dieudonne na Claudine gushimira baha inema yo kurwubakana urukundo rwabo, bazakirana umutima mwiza bazabagenderera bose, kandi urugo rwabo ruzaba uburuhukiro bw'abafite intimba. Batoze gufashanya abajya imbere bashyigikiwe nawe, batoze gukora ugushaka kwa iminsi yose ubuzima bwabo, batoze kukugisha inama no kukwisunga mu migambi yabo, batoze kugutura ibyishimo byabo ndetse n'amagorwa yabo, batoze gufasha abana uzabaha kukuyoboka, maze rero nyagasani w'urukundo ruzima bagushimira urukundo wabahaye kandi bagusabye kubakomereza. Ibyo tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu.
kandi uratwigisha dutinyuke tukugira amasengesho twiza ko twese turi abavandimwe bw'abatisimu twahawe bwa Yesu Kristo. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, ibishaka bikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritugabire none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitoroshya, ahubwo dukize icyago. Kongera kugaruka ndetse Dieudonne na Claudine bicishe bugufi hariya, bapfukame basabire ibisingizo byagenewe gusabira abageni. Bavandimwe n'umutima amazi nyagasani tworoheje kugira ngo asesekare tuvuge amazi ijuru n'isi, uri mu mugabo n'umugore wishushanyije kandi ugena n'umwana wabo ubona umugisha wawe. Turagutakambira tworoheje dusabira uyu mugore Claudine wasezeranye n'abakuru bawe kandi bakagwiza abana ba kiliziya yawe. Nyagasani ibyishimo byabo bagusingiza, mu maganya yabo bakwiyambaza, mu mirimo yabo banezezwe no kubari hafi, mu magogo yabo bamenye ko uri kumwe ngo batabare, bajya bagusengera mu ikoraniro ritagatifu kandi bakubera abantu mu bantu, maze nibamara kugerageza kukanguka batunganiwe bazabe n'abatura mu ngo y'ijuru muri izi nshuti zibakikije. Ibyo tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kiliziya yawe maze turusheho kugira amahoro kandi n'umurimo umwe wo wabateye iteka ryose. Nimugire iteka amahoro nyagasani. Urukundo rwa Kristo twifuze twese amahoro akomoka. Blessings that I don't deserve. I've got some scars, but that's how you learn. It's nothing short of a miracle. I'm here. I think it over and it doesn't add up. I know it comes from above. I've got miracles on miracles, a million little miracles. Yeah, miracles on miracles. Count your miracles, 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. You held me steady so I wouldn't give up. You opened doors that nobody could shut. I hope I never get over what you've done. I wanna live with an open heart. I wanna live like I know who you are. I hope I never get over what you've done. It's not coincidence and it's not luck. I know it comes from above. I've got miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles, 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles, 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. 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 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. I can't even count them all. God
arasenga cyane mu cyumweru aba yarakakira ubu ugiye gutura mbere atwaye hariya nizere ko ari gisa arizo kuwa kane mu gitondo saa kumi n'ebyiri cyangwa se saa cumi n'itanu cyangwa saa kumi n'imwe z'umugoroba ariko icyumweru bisa zingahe tugira misa icyenda ino minsi ari karugu ari hano kacyiru hano burya ari na kinyinya n'amashapeli nziza zose zifunguye aho uzajya gushobora gusengereza gusengerera kristo mwabyiyemeje nuko rero tubifurije umunsi mwiza ndetse ibirori birabujijwe ariko muza kwicara muze kuryoherwa usihawe ntabwo hawe aho wicara muryoherwa n'abandi bose twari turi kumwe ndabifuriza umugoroba muhire n'ikibazo cya gatanu cy'akazakiza turavuga twakigisha nyagasani yesu n'amarina hamwe nyagasani yesu wemeye gutanga ubukwe ikana n'abasakaza n'umugisha we kandi we n'abandi bose we wakunze kiliziya kugeza ku ndunduro n'asakaza ubutitsa urukundo rwe mu mitima yanyu nyagasani nawe gutegereza mwishimye amizero manini mwamamaza ukwemera gushingiye ku izuka nawe mwese muteraniye mu kwitabo cy'ukarisitiya ushobora byose n'abaho umugisha imana data na mwana na roho mutagatifu nimujyana muri kristo mwiza akazi hose When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I go black and blue, I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love.
murayizi muzi akamaro kayo. Urugo rudasenga rurasenya. Umugabo udasenga ntabwo urugo rwe ruzaramba. Urugo rwanyu ruzarangwe n'isengesho. Abazarugendamo bose bazajye bakirwa n'isengesho. Ifunguro rya mbere rizaba isengesho. Iyo ni ikimenyetso nyine n'umurinzi w'urugo. Iyi ni yawe uzajya ukoresha uvuga. Si ngombwa ko ujya kugira ngo nawe ni yawe. Utazavuga ngo wabuze intwaro yo gutakambira urugo rwawe. Asigaye mbifurije urugo ruhire bana banyu. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I'll never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue. Nyagasani Mana ishobora byose, niwe soko y'ibyiza byose, niwe soko y'umunsi nk'uyu nguyu waduhaye ubw'aba bana bawe Dieudonne na Claudine. Turagusabye Mana ishobora byose mukomeze ubane natwe, twabanye natwe umunsi wose nyuma y'igitambo cy'Ukaristiya n'indi misango yose yabaye. Turagusabye Mana ishobora byose nk'umugisha abateraniye hano ubw'aba bana bawe, nk'umugisha imiryango yombi iteraniye uru rugo umwana wawe Dieudonne avukamo. Turagusabye Mana ishobora byose cyane cyane amazima yateguye kuri uyu munsi, umugisha baduteguriye ndetse no kuguha umugisha ibyo turimo byose ubibemo Nyagasani, kandi uduhe umutima n'ibyishimo byo gufasha iteka abaza batugana, harimo n'abatagira ikibatunga n'abashonje. Kubwa Yezu Kristo umwami wacu, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nagira ngo nongere mbibutse ko mu kanya twakiriye irenga ry'abakumirizi ritubwira ko dufite abashyitsi, tukaba dutemberana mwabibonye, twatembeye ubusitani bw'iyi nyubako y'umwana wacu Dieudonne udukomora urukiryi. Hari bwo twarimo dukora turi basobanuriye mu kanya. Nagira ngo rero ntange ikaze ryuzuye mu izina ry'umuryango, ariko kandi murabizi ko nta kitagira gitemera. Ku bihembe bw'abashyitsi batugendereye hari umubyeyi Yohani Batista, nagira ngo nkundire muvunye hobe mwakire ku mugaragaro, nze no kumuha rugari yivuga imyato atubwire n'imbata y'urugendo rwe. Nyakubyara Yohani, nagira ngo nkundire ugeje nongere muvunye hobe mvugira amahoro. Ni amahoro Antoine, turakwakiriye. urakoze ku buzima bwacu n'abacu. Kono koreka nzinsure yatsinze Antoine, karame nanone kwa Karori murenga muragahora mutya, twabanezerewe kandi turakomeza tubanywere, twagira ngo nihagira mu dukize rugari rw'ibiganiro, hanyuma tuganire namwe mwamfuramo. Arakoze cyane Yohana, nibyo koko no kutwenga
twateguye inkangaza idakanga imitima y'abizera ayenturiye iturira uko buri wese yemera yewe n'umutsipfu wawushaka yawubona ariko umubyeyi Yohana turi n'ibyishimo turi n'urugo rwo kwakira nagira ngo ntizimbye nguhe rugari hanyuma wampeneye urugohi umbwira ko ufite ubutumwa bwawe bwiza cyangwa se bwawe bw'umuryango umwanya n'uyu n'ikaze. Murakoze. Ndagira ngo abari aho abari hano bahuze ibiganza hanyuma tugushimire. Urakoze cyane mubyeyi mugira neza ihembe rw'umuryango wa Karori. Tubashimire ko twabatse ikaze kugira ngo tubagenderere bitewe n'ipfundo ry'ubucuti twashirutse kugira ngo dushikike mu byabuka tuzagwiza imihana hanyuma mukabitwemerera. Ngira ngo mu minsi ishize mwaje iwacu mutugana mudusaba amaboko tubemberera amaboko hanyuma turangije tubacyuza umunyafi imfundiko zitaraba ubuhiri hanyuma tubakenura ku mbuto muntu mwari mukennye kuko ahandi Imana yabahaye umugisha. Hanyuma rero ubwo twaherukanaga mu gihe cy'iheka nakubwiye ko nzaza ntatinze kugira ngo umwana ngushyingire ko atari cyaradamaraye kugira ngo mukure mu rwaramiro ave mu rwari rw'abageni ave mu mugeraga n'umurimo kuko ari umunyamaboko. Nagushimiye rero ikaze wampaye mu mugero w'abageni nuko maze ngannye umugero nari kumwe na nyirasenge w'umwana n'imvugo ijya gukuramo ariko mu yandi mu mvugo yoroshye hari abayita amajyambere abandi bakayita ibishyingiranwa bivuze ko Claudine atarirwa baririza ngo amasoko y'inaharema ryari mubyeyi Antoine. Arakoze Yohana yabaga impamvu ituma asubira iwabo yanyuraga mu cyanzu cyaba nta kihaba agaca mu bikingi by'irembo ariko batanditsemo agakoni ngo adahumana. Icya gatatu yabaga impamvu ituma ava ku ruhimbi akagenda ku musozi ababyeyi be bakamubona bavuga ko ari rukwarashyano bakavuga ko amennye uruhimbi. Nibyo rero mwaturinze nyakubyara ntibizaba. Icyo tubasezeranije usoje neza uti ntumumbuze ijwi ry'umukwe ntabwo nabikora. Cya kabiri uti ntuzamumbuze umwana usibe ejo bundi tuzagutahaho. Icyo naguteguza nuko mbwe tuzakuzanira nta kibabi kiteke nta n'ikisusa nta n'akeso gahongotseho aho hazigame rwose aho mbaye mbikubwiye abakuru barabyumva ntugapfushe imfura. Hanyuma ubwira wumva ntavunika nagira ngo nsabe Dieudonne navuze ko turi umuryango wa Karori ariko mu muryango wo kwa Dieudonne hari ibintu biranga umugabo amambere tuza twavuga ko akeneye amegamo yayabonye kandi ugize amegamo agira ijambo. Nagira ngo rero muhe rugari nyakubahwa Dieudonne umundira ujye juru baravuze ngo nyiri umuringi yaje utega akaboko none ntabwo uri wenyine wire kwa ba mwana natwe dushimire hanyuma nibinagera uze no kutwakira kumeza ko twiteguye n'umwanya wo kugaruza ba mwana byiza. Ndabashimiye kuri uyu mwanya mumpaye wo kugira ngo mbashimire mu by'ukuri ni kubw'urukundo rukomeye cyane kubona mwemera kwitanga mukaza kunshyigikira muri ibihe bigoye. Mpora mbisubiramo n'ubushize nari nabivuze mu by'ukuri bigoye kugira ngo ubone abantu bemera kugushyigikira muri iki gihe gikomeye ariko kwemera gutanga urukundo rwanyu mukemera gutanga ubuzima bwanyu mukemera gutanga buri kimwe cyose kugira ngo muze kudushyigikira ni urukundo rukomeye cyane mbikuye ku mutima. Rero njye n'umuryango wanjye uko ni njye nawe Uzayisenga Claudine turabashimiye bivuye ku mutima uburyo mwadushyigikiye mukatugaragariza urukundo haba dutangira uru rugendo kugeza kuri uyu munota turushoje. Nk'uko padiri yabivuze adusabira umugisha aturagiza Nyagasani tuzagerageza kandi tuzaharanira ko abana beza kandi tuzizeye ko tuzabishyikaho tuzabahesha ishema nk'umuryango wadushyigikiye tuzagerageza gukora buri kimwe cyose kugira ngo tuhe urugero rw'abandi bari inyuma yacu. Mu magambo make rero ndabashimiye kandi ndabaha karibu ko muzakomeza kudusura aho umuryango uri tugakomeza kugirana ibyishimo
nk'uko mwabitugaragarije kuri uyu munsi. Imana rero ibaho umugisha utagabanyije kandi mugomeze kudushyigikira haba mu buryo bw'isengesho no mu buryo bwo kubana natwe ubw'umubiri. Murakoze cyane. nagira ngo duhere rero tumushimire, hanyuma kandi arimo atambuka atuyobora aho yaduteguriye ku meza. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. Hey, the children crying. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Let them all pass all their dirty remarks. There is one question I'd really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind just to save his own? Believe me. Imbaza kuko yadukoreye ibikomeye. Abo twari kumwe nabo kuri 17 ngira ngo murabyibuka, ariko iyo Mana yakoze icyo gihe tekereza ko na n'ubu niyo tukiri kumwe nayo. Ubwo rero izina ryawo rishyirwe hejuru, kandi namwe mbashimira ubwitange n'umurava no gushobora gutinyuka. By'ukuri ibi ni ibihe bigoye kandi biruhije. Umuntu utari uwawe ntiyashobora kuza ahantu ngaha azi n'ibibazo bihari. Ni umunezero mwinshi nk'uko Dieudonne yabivuze, ni ubwitange burimo n'urukundo rwinshi cyane. Imana rero ibaho umugisha. Ndagira ngo Dieudonne ahaguruke. Dieudonne ni umwana waje mu muryango w'abacuzi. Hano hari abandi, ariko navuga ngo ni Imana yamuzanye iwacu. Amen. Haleluya. Ndabishimira Imana cyane. Buriya nta muntu waza kugusabira atagufitiye urukundo. Nuko bashimye umuryango wawe kumva ko yaba umwana mu rugo. Ubushize niho twaganiraga na muzehe se wa Dieudonne, amugane nahoraga nyura hano munsi yiwawe, ariko nyine buri Imana ikora iby'Imana, bibaye ngombwa ko tuba umuryango umwe. Nugira ibyago ni ngewe uzaba ubigize, ningira ibyago ni wowe uzaba ubigize. Nitugira ibyiza tuzabihuriraho, kubera ko twamaze kuba umuntu umwe nk'uko Padiri yabivuze, avuga ko Dieudonne na Claudine babaye umwe. Ntabwo ari bo bonyine rero, uvuga ngo ni umuryango wose, dufite umuryango. Nkaba nagira ngo wenda gatoya mwihangane nabwo ngiye kurondogora gato. Hano hari bakuru banjye, bihangane bambabarire, bihangane n'abadamu babo bahaguruke. Uyu mureba uriya ni madamu we, uzongera ushake uburyo duhuza twongere tubone umwanya wo kuganira. Iyi ni imiryango ya Dieudonne. Iyi ni imiryango ya Dieudonne, wenda ubwo nawe baraza kumuha umwanya umumenye. Ni imiryango yacu, mwaba mwicaye. Dieudonne rero Claudine wamubonye, wari usanzwe mubona aho mwahuriye, ntabwo nahamenya niba mwarahuriye ku mashuri, ibyo sinabimenya, ariko ibyo byayobowe n'umwuka w'Imana. Mwana wacu uri umwana mu rugo, nta kindi twakongeraho. Tuzajya dusangira byose, byaba bibi byaba byiza. Ubwo rero nk'uko bisanzwe bigenda,
ugende witonde numara kuruhuka uzaze tuzaguha inka nk'uko ababyeyi babigenza bashaka korora. Si n'icyo gusa, ni uko nyine njya mbona abantu bavuga bakora ako kantu, ariko ntabwo ari ibyo gusa. N'ubundi muri makeya mu byo tuzaba dushoboye tuzaba tugerageza kubisangira. Wenda reka ngenda cyangwa kugira ngo twe gufata umwanya mwinshi. Imana ibahe umugisha, namwe mwese Imana ibaduhere umugisha. Murakoze cyane. Aba bana bacu batumye twicara hano. Nongeye kandi gushimira umuryango wa Tasiye utisha amasezerano. Wavuganye ko bazatuzanira umugeni none ku itariki ya 1 z'ukwa gatanu, bakaba babyubahirije. Kabashimiye rero umuryango we, kabashimiye shimye na padiri mukuru wa paruwasi ya Kacyiru. Navuga ngo Nyagasani abambere umugisha utagabanyije mwakoze. Abana rero hari ikintu nabateganyirije, mfite inka mu rwuri nimuzazayiba. Mwiriwe neza ariko turashimira Imana ko idufashije tukagera muri uyu mwanya tukaba tukinezerewe. Nta gikuba kiracika, nta n'ikiri bucike. Mu izina rya Yesu ngenda bahumurije. Dieudonne rero na madamu, ubu ni madamu wawe, ntabwo akiri fiyanse byarangiye, ni madamu. Dieudonne mu gitondo namubwiye ngo azabe umugabo mwiza, kandi agomba kumuba kuko nibyo yatwigiyeho twe twabanye nawe. Niba warasanze ndi umugabo mubi nawe uzabe mubi. Bo yabaye umwana mu rugo, twabanye igihe kitari gito, birangira tunafatikanyije inshingano z'akazi, turatangirana, turakomezanya, duterana imbere. Mu byo rero winjirije umuryango ukabyinjiriza kampani, harimo inka yawe rero, igihe cyose watuje uzaza uyifate. Rero turebe ukuntu twasoza. Padiri n'ubundi dukira imbere y'Imana dushimira Imana ko izi gahunda zacu zagenze neza. Twisubiza kuzwe uko babigarutseho benshi, turi mu bihe bitoroshye kandi koko twese turabizi, ariko turi ahantu hafunze, ahantu hatekanye. Abagira ngo Imana tuyitura akaririmbo gatoya kagufiya n'igitero kimwe gusa, hanyuma twishimira ibyiza yadukoreye byose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. kubera imiryango wahuje, imiryango yavuyemo abageni beza, kandi ukababanye natwe kuri uyu munsi. Twongeye gusaba rero ngo ukomeze ube hafi ya Dieudonne na Claudine muri uyu mushyikirano mwiza wabahuje uyu munsi mu gitambo cy'Eucharistia, kugira ngo ukomeze unabahurize mu mushyikirano wabo w'abashakanye. Turakwinginze Imana ishobora byose, natwe twese tugiye kugana ku macumbi yacu, ukomeze utugende imbere kandi ugiye gushyikirana n'abacu neza. Twubakire kuri wowe imihamagaro yacu yose itandukanye. Turagusabye Imana ishobora byose, ukomeze uduherekeze kandi uturinde icyo ari cyo cyose cyadusitaza.
nawe mubyeyi Bikira Mariya turakwisunze, wowe mubyeyi wa Kiliziya, wowe mubyeyi wacu, wowe mufasha wa Yosefu Mutagatifu, urugero rw'abakozi duhimbaza kuri uyu munsi w'abakozi, turakwisunze kugira ngo ukomeze utubere umuvugizi, kandi nk'uko mu bukwe wari watashye Kana nta cyabuze kubera ko wabavuganiye n'abana bawe Dieudonne na Claudine, ukomeze ubavuganire ubona iteka ryose. Tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe, ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, tujyana amahoro ya Kristo. Gahunda mwayubahirije, tubashimira umupira muhorana. Nagira ngo rero by'umwihariko muri ubu busitani bw'inzu cyangwa inzu twubakiyemo abana, by'umwihariko mu cyumba kiri mu rugo rw'umuryango ari rugari, byakorerwa murabizi kurusha, ariko ntaragera aho ngaho, nagira ngo mbanze nsabe marene cyangwa turi aha ngaha byose bigira isoko, adushimira Imana kuko nibwo ibyemeye. Abana bacu bateye umwanya, tugushimiye ko ukomeje kuturinda n'abari hano bose, tukaba tugejeje iyi tariki turi amahoro. Hano rero twese igikorwa tugiye gukora abana bacu, turakwinginze kugira ngo ubane natwe kandi zo kubana nabo muri izi gahunda zose n'iteka ryose. Ku ruhembe rw'uyu muryango ruherutse inaha, ubwo twari mu mujishi, ariko nanone adamaraye, ahubwo ari umukozi namenyero yo kumaze iminsi mu rwari. Waritse uyu mwari amezi 3 angahe umwaka ugashira, uretse no kwihombya waraje kunsaba amaboko, babuhombya n'igihugu. Uyu munsi rero nazanye na nyirasenge uhagarariye ba nyirasenge na ba nyina wabo, kugira ngo aze amukure mu rwari, hanyuma yemererwe gukora imirimo. Reka nakire nyirasenge amutwikurure. Abashobora impunzi igakureho rwose, igakureho kanagiye nuko hanyuma rero nimusome nimutsensure, Musome rwose. nimutsensure, nimutsensure, nuko nuko nimuhe n'abana rero, muha abana bamwe inywa amata. Muhe yifashe, bagufotora ufite inkoni, Fata mbere. Fata. Izende Claudine ese arabaza amasoko y'inanga, ahubwo naje nshyira ibintu mu bubiko, naje banyereka icyumba cy'ububiko. Claudine ntabwo uribaza ngo ese ndakora agasekuru ko gusekura utunyobwa tw'agasuku tw'umugabo, ese amasoko y'inaha areba ryari. Ariko murakoze cyane kandi turabashimira. Reka nyirasenge nanone basaba indi migisha, hanyuma dusohoke. Umunsi wose none dore aho tugeze, dusabe umugisha aba bana bacu, uzabahe kubyara hungu na kobwa, uzabahe kurumbukirwa, icyo bazakoraho kizabahire, umugisha mu bikorwa byabo cyubahiro. Mana turabakuragije, mubyeyi mwiza, ntabwo cyubahiro Nyagasani, bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.